104.1 Power FM. Special reports. A deeper look at stories making headlines. Turabasuje mwese mukomeje gutega amatwi ijana kaje kimwe Power FM tubayikaze mu kiganiro Special Report. Ikiganiro cyo kuri uyu mugoroba tugiye kuganira kubirebana n'amatora rusange ategerejwe kuba mu Rwanda mu mpeshyi z'uyu mwaka. No kuvuga na amatora ategerejwe kuba mu kwezi kwa karindwi muri uyu mwaka turi mu 2024, akaba ari amatora y'abashinga amategeko ndetse n'amatora y'umukuru w'igihugu. Ku nshuro ya mbere no bwa mbere aya matora yakomatanyijwe, ubusanzwe habanzaga hakabaho amatora y'ikiciro kimwe akurikira y'ikindi, bivuze ko ari ku nshuro ya mbere agiye kubaho amatora nk'aya ngaya akomatanyijwe hano mu Rwanda. Umukuru w'igihugu azatorwa ariko kandi n'abashinga amategeko nabo bazatorwa. Kuri uyu munsi rero twifuje kongera kugaruka kuri aya matora nk'uko mumaze kumenyera mu biganiro byacu biheruka. Twakuze tugenda tuganira n'abantu batandukanye bafite bahuriye na politike y'igihugu ndetse n'amatora muri rusange. Uyu mugoroba nabwo twagize amahirwe yo kwakira umutumirwa w'uyu mugoroba ni Hon Adrie UMUHIRE, akaba umusenateri mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ndetse kandi akaba n'umunyamabanga mukuru w'Ishyaka PL Parti Liberale. By'umwihariko uyu mugoroba twifuje kumutumira kugira ngo tumenye uko mu ishyaka akomokamo cyangwa se abereye umunyamabanga mukuru uko biteguye amatora muri rusange. Mu nyemerere tumaze tumwakira muri studio, ari nako kandi tumuikaze. Muraho neza Hon Adrie? Muraho neza, murakoze kandi mwakoze kudutumira. Yego, twishimiye ko mwitabiriye ubutumire bwacu kandi nabo mubana mu ishyaka ryanyu. Reka tubabwire tuti mwakoze cyane kandi n'ubutani twongera kubatumira, twizere ko tuzababona. Tuzaza rwose. Yego, ntabwo dutinda, reka dutangire. Hon Adrie, turifuza kumenya uko mwiteguye amatora muri rusange mu ishyaka ryanyu PL. Mwiteguye mute aya matora agiye kuba mu kwezi kwa karindwi muri uyu mwaka? Murakoze cyane. Reka ntangire mvuga ko ishyaka PL mu magambo arambuye ni ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu. Yego. Parti Liberale. Natwe rero tukaba twiteguye amatora yaba ay'abadepite ariko n'ay'umukuru w'igihugu. Nk'uko bisanzwe rero buri mutwe wa politiki, ngira ngo abanyarwanda twese turabizi ko dufite imitwe ya politiki 11 yemewe mu gihugu cyacu, ndetse ari no mu ihuriro ry'igihugu nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki. Natwe rero turiteguye. Burya iyo umutwe wa politiki witegura amatora ugira na gahunda ya politiki, ni ukuvuga ngo ibyo bifuza kugeza ku banyarwanda biyamamaza, natwe rero tukaba tubihagazemo neza. Iyo gahunda ya politiki nk'uko tubiza amatora azaba mu kwa karindwi 2024, ubwo n'ubundi gahunda ya politiki y'ishyaka ryacu PL irahera 2024 izarangirane na 2029, kuko n'ubundi manda y'abadepite yanahujwe n'iya nyakubahwa perezida wa repubulika ni manda y'imyaka 5. Ariko n'ubundi murabizi ko ishyaka PL n'ubundi ryari rifite abadepite barihagarariye muri manda iri kurangira ya 2018, yagomba kurangirana na 2023, ariko abanyarwanda bose barabizi ko hongeweho umwaka umwe kugira ngo ayo matora y'abadepite ashobore guhuzwa n'aya nyakubahwa perezida wa repubulika. Ubwo rero n'ubundi duhera kuri izo politike zose tugasesengura tukarese ibyo twari twashyize muri politike, muri gahunda ya politike ya PL ya 2018 kugera 2023 yadusigiye iki, twageze kuki, tukabanza tukayisesengura tukareba hari ibikorwa biba bigomba gukomeza, tukanabiheraho dukora n'iyi gahunda ya politiki ya 2024 2029. Ni gahunda ya politiki rero ishingiye n'ubundi ku ntego za PL. Yenda reka nzisangiza abanyarwanda, harimo ukwishyira ukizana, Yego. harimo ubutabera, harimo amajyambere,
ariko noneho igashingira no ku nkingi z'imiyoborere y'igihugu cyacu. Turabizi ko hari inkingi y'imibereho myiza y'abaturage, hari inkingi y'ubukungu, hakaba n'inkingi y'imiyoborere n'ubutabera. Ni ukuvuga ngo rero iyo gahunda ya politike twateguye 2024 izagira 2029 tuzageza ku banyarwanda tubasaba amajwi muri campaign. Twarayiteguye kandi dushingira no kuri izo nkingi z'imiyoborere y'igihugu cyacu, ariko kandi tugashingira no ku byerekezo bitandukanye, kuko PL nk'ishyaka rifatanya n'ayandi mashyaka nk'uko nayavuze 11 yemewe mu gihugu cyacu, dufatanya n'abandi mu iterambere ryo kubaka igihugu. Hari ibyerekezo rero, hari icyerekezo 2050 ni icyerekezo igihugu cyacu kihaye, ariko tunasangiye muri rusange n'ayo mashyaka nanavugaga, ariko ni icyerekezo 2063 twabishingiyeho, ariko kandi n'ishyaka ryacu PL rifite igenamigambi ry'igihe kirekire. Twatangiye 2021 rizarangirana na 2026. Ibyo byose twabishingiyeho, kuko iyo ubirebye ni ubuzima bw'igihugu, ariko tuba tuvuga ngo se PL nk'ishyaka rya politike twatanga uhe musanzu dufatanije n'abandi mu kubaka igihugu, kugira ngo igihugu niba dufite aho twifuza kugera natwe dutanga umusanzu wacu. Ubwo rero n'ubundi ntabwo tubikora twenyine, dufatanya n'iyo mitwe ya politike nk'uko nabivugaga. Yego, wenda tugarutse gato ku byo umaze kudusobanurira kuri gahunda ya politike iri kurangira, yatangiye 2018 kugeza ubu. Murabona ibyo byari bikubiye muri iyo gahunda byaragezweho, mwarabigezeho, cyangwa murabona ko hari ahandi mushobora guha mwabiheraho mukomeza no muri iyi gahunda ya politike turi kuvugaho 24-28? Ibyo twarashyize muri gahunda ya politike ya 2018 yagomba kurangira 2023 twabigezeho, kuko buriya n'ubundi rega ni ubuzima bw'igihugu nk'uko nabivugaga, ariko natwe tukavuga ngo ni iki tugomba gufatanya n'abandi. Murabizi ko iyo mitwe ya politiki uko ari 11 irahagarariwe mu nteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite. Rero tuba tugomba gufatanya nabo kugira ngo bigerweho. Rero navuga ngo gahunda ya politike twari twihaye yagezweho, ariko n'ubundi nk'uko nanabivugaga harimo n'ibisaba ko bikomeza. Reka ntanga urugero, niba tuvuga yenda ko nko mu burezi umutwe wa politike PL uzakomeza guharanira ko habaho uburezi kuri bose. Turabizi ko ari gahunda ya leta, ariko noneho natwe tugatanga umusanzu wacu kugira ngo icyo kigerweho. Usanga ari ubuzima bw'igihugu, ariko natwe tugakora ibishoboka nk'abari mu nteko ishinga amategeko, nk'abahagarariye abaturage, tugakora ibishoboka kugira ngo ibyo tuba twarashyize muri gahunda ya politike bigerweho, ariko ugasanga n'ubundi n'ubuzima bw'igihugu. Yego, kuri icyo kijyanye n'uburezi, uburezi kuri bose ni byiza, ariko abari mu burezi bafite impungenge z'uko kuba bafite benshi bari kwiga, arimo abari gusohoka cyane cyane mu wa gatandatu primaire, mu wa gatandatu secondaire, usanga ubwo burezi ireme ryabwo hari ababushidikanyaho. Kuba mwifuza ko bose bakwiga, ireme ryo muritekerezaho muri iyo porogaramu yanyu ya politike? Hari icyo mubivugaho? Hari icyo mwabitekerejeho? Uburezi kuri bose, reka avuge ngo duhereye no ku mateka y'igihugu cyacu. Iyo usubiye nka mbere ya jenoside yakorewe abatutsi, urabizi ko kwiga byari ikibazo. Njyewe yenda ntago ndi mukuru cyane, ariko icyo gihe nari mu wa 2 w'amashuri yisumbuye. Nari nzi ukuntu umunyarwanda kugira ngo ajye mu mashuri yisumbuye ntabwo ari umunyarwanda uwo ari we wese, ntabwo ayo mahirwe buri munyarwanda uwo ari we wese yari ayafite kugira ngo yumve yuko igihugu cyamuhaye amahirwe yo kugira ngo yige. Urazi ko hariho kwemererwa, ndetse hakabaho n'ubwo
kugira ngo wemererwe kujya mu mashuri yisumbuye bisaba aho uvuka, bisaba ubwoko, ngira ngo urabizi. Ariko noneho reka dushimire ubuyobozi bw'igihugu cyacu, dushimire guverinoma y'u Rwanda ko yabirebye igasanga bihereye no ku mahame remezo. Wabivuze utangira ko ndi umusenateri, buriya inshingano y'umwihariko ya Sena ni ukureba ko ayo mahame remezo twashyize mu ngingo ya 10 y'itegeko nshinga yubahirizwa. Mu mahame remezo rero uko ari 6 harimo n'amahirwe angana kuri munyarwanda wese. Wa munyarwanda uri utuye mu cyaro, utuye mu mujyi, bakagira amahirwe angana. Reka tuvuge ku kijyanye n'uburezi. Kuba rero leta yarashyizeho uburezi bw'imyaka 12, kwari ukugira ngo na wa mwana uturuka mu muryango ukennye udafite ubushobozi abashe kwiga ayo mashuri, agere ku mashuri 12. Ubundi iyo ubirebye uburangije amashuri yisumbuye. Icyo waruvuze rero atese ireme ry'uburezi, burya kwedika umunyarwanda cyangwa se kwedika sosiyete iyo ariyo yose ukamuha ubwo bumenyi. Uburezi kuri bose navuga ko bwatanze amahirwe kuri buri munyarwanda, kandi noneho akiga ya mashuri nk'uko igihugu kibimwifuriza. Nagira ngo nanavuge ngo buriya buri munyarwanda wese ubwo burenganzira arabufite bwo kwiga, akagera ku mashuri y'ibanze y'imyaka 12 akayiga agakomeza. Ariko noneho ayo mashuri y'imyaka 12 buri munyarwanda wese ubundi aba agomba kuyiga kuko igihugu cyamuhaye amahirwe. Noneho rero iryo reme ry'uburezi wavugaga, je navuga ngo rirahari kuko turabona abo bana bava mu burezi bw'ibanze bw'imyaka 12 bakomeza bakajya muri kaminuza. Tujya tubasura ugasanga barakomeje batera intambwe bagera no kuri za doctora, kandi baravuye muri ya mashuri twavugaga y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 12. Kwiga rero ari benshi byitera abantu impungenge. Yenda bajya banabihuza ko abenshi badahita babona akazi, ariko ntitukumve ko umuntu wese wiza azabona akazi ka leta. No kuba warize ukabona ubwo bumenyi ukabasha kwihangira imirimo, ukabasha yenda kujya mu bucuruzi, ukajya mu bukorikori butandukanye. Buryo uko umuntu yacuruza afite ayo mashuri 6 yisumbuye si kimwe nuko yacuruza atarabashije kuyiga. Nkavuga rero ngo ireme ry'uburezi rirahari, kandi nkavuga ngo ayo mahirwe igihugu cyatanze twese twumve yuko buri munyarwanda wese agomba kwiga. Noneho ariko burya yaba n'umubyeyi afite inshingano yo kujyana umwana mu ishuri igihe yageze ku myaka yo kwiga 3, akajya mu mashuri y'incuke. Uko byagaragaye ko uyu mwana atangiye amashuri hakiri kare, ubwonko bwe burakanguka, akazabasha no kugera kure hashoboka. Ni byiza rero burya umubyeyi afite inshingano yo kujyana umwana mu ishuri, ndetse n'iyo atamujyanye buriya itegeko ry'uburezi rimugenera ibihano. Itegeko ry'uburezi rya 2021. Ni ukuvuga ngo rero dufite inshingano, ariko noneho na wa mubyeyi utajyanye umwana mu ishuri, hari komite zashyizweho zibishinzwe ku rwego rw'umudugudu, zinagenda zikavuga ngo uyu mwana kubera iki ari muri quartier atagiye ku ishuri, zikaba zabaza wa mubyeyi ufite ya nshingano y'ibanze yo kujyana umwana ku ishuri, ariko noneho atabikoze. Kuko tujya tubibona natwe dukora kugenzura nk'uko tubifite mu nshingano nk'abagize inteko ishinga amategeko, tukareba se hari abana batagiye mu ishuri. Izo komite rero zifasha abo babyeyi, ariko natwe noneho aho turi nk'abahagarariye abaturage tukajya no kugenzura niba koko abana bose bari ku ishuri. Navuga rero ngo ireme ry'uburezi rirahari, kandi buriya umuntu wagize amahirwe akiga, niyo atakorera leta akajya kwikorera ubwe, biba biruta akazi yagakora neza kurusha wa wundi utaragize amahirwe yo kwiga. Yego. Madame Honorable, mu minsi yashize twumvishe mu ishyaka ryanyu munabereye umunyamabanga mukuru ari ryo PL, mwemeje Paul Kagame ku mwanya wa perezida muri aya matora nk'umukandida uzabahagararira. Abenshi bahise bibaza bati mwabitewe n'iki? Nanjye ndakubaza ikibazo, mwashingiye kuki?
murakoze nibyo koko muri Conseil National twakoze ku itariki 24 z'ukwa gatatu uyu mwaka abayigize reka mvuge ko iyo Conseil National yakoze nka kongere bemeje ko nyakubahwa Paul Kagame natwe ari we mukandida dushyigikiye ku mwanya wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ariko twabitewe n'impamvu zifatika, ntago byapfuye kuza gusa, kuko niba mwarakurikiye mwabonye ko abantu batandukanye bari bitabiriye iyo nama bagiye batanga ibitekerezo bitandukanye. Twerago twabashe kwitabira, ariko nanjye reka mvuge ngo twahereye ku mpamvu zifatika. Icya mbere cyo iyo urebye igihe nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame amaze ayobora iki gihugu, hari byinshi abanyarwanda bagezeho. Reka tunahere ku gikorwa cyo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. 1994 ubwo jenoside yakorerwaga abatutsi, turabizi twese ko FPR Inkotanyi, ingabo zari zarapiye arizo zahagaritse iyo jenoside, ariko ku isonga nyakubahwa Paul Kagame niwe wari uyoboye urwo rugamba. Kuba rero barahagaritse jenoside yakorewe abatutsi akabigiramo uruhare rufatika, ni kimwe mu byatumye Ishyaka PL rimubona nk'umukandida ryashyigikira ku mwanya wa Perezida wa Repubulika. Si ibyo gusa, niyo urebye naho atangiye kuyobora iki gihugu nka Perezida wa Repubulika, byinshi yagejeje ku banyarwanda, ku buzima bw'igihugu bwose, twanahera no ku burezi. Ubona ko abana b'u Rwanda, abanyarwanda bahawe amahirwe angana yo kwiga, hanyuma imibereho myiza irushaho kuba myiza ku banyarwanda bose. Ngira ngo mujya mutembera mukagera no hanze ya Kigali, mukagera no mu turere tw'icyaro, mubona ko umunyarwanda yateye imbere. Umunyarwanda hari aho yavuye, hari n'aho yageze, ariko ndavuga yenda mu mibereho myiza, aho umunyarwanda wese ubu ngubu abasha kwivuza, agira mutuelle de santé, akivuza. Nta munyarwanda ukirwara ngo ahere mu rugo, bitandukanye na mbere ya jenoside yakorewe abatutsi. Noneho kandi akajya kwivuza adakoze urugendo rurerure, kuko iyo urebye nk'inzego z'ubuzima uko zubatswe, uhereye ku mudugudu aho dufite abajyanama b'ubuzima, tukagira za poste de santé, ibigo nderabuzima, ibitaro by'akarere, kuzamuka kugera no ku bitaro by'icyitegererezo. Ubu yaba wa munyarwanda utuye kure hashoboka, utuye mu turere tw'icyaro, abona ayo mahirwe nk'ay'umuntu utuye hano i Kigali nkatwe. Ayo mahirwe rero mu buvuzi si ibyo gusa. Niyo urebye, reka nihereho nk'umugore, iyo urebye aho umugore yavuye n'aho ageze, byose tubikesha nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nyakubahwa Paul Kagame. Ntabwo byari byoroshye kubona umugore agera mu myanya ifata ibyemezo, ariko kuba twaranabishyize mu itegeko aho nibura 30% bagomba kuba mu myanya ifata ibyemezo ari abagore, ni ubuyobozi bwiza, ni imiyoborere myiza, ariko ku isonga dukesha nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nyakubahwa Paul Kagame. Ariko noneho reka mvuge ko n'ibyo Ishyaka PL ryashyiraga muri gahunda ya politiki dufatanyije n'abandi, natwe twabigezeho kubera imiyoborere ye myiza, imiyoborere itagira uwiheza, ariko n'imiyoborere yemera gukorana nk'imitwe ya politiki. Kuba duhura mu ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki, tukabasha gutanga ibitekerezo byacu nka PL n'andi mashyaka bikumvwa kandi bikakirwa, ibyo byose tubikesha imiyoborere myiza, bitandukanye n'amateka tuzi ya mbere ya jenoside yakorewe abatutsi, aho twari dufite ishyaka rimwe, ariko kuba ubu ngubu noneho n'itegeko nshinga ryacu ryemera ibyo bitekerezo binyuranye. Icy'ingenzi ni uko tuba dufite intego imwe aho dushaka kugera, ariko kuba twabigeraho tunyuze mu nzira zitandukanye. Umutwe wa politike PL ukaba ufite uburyo unyuramo, n'abandi bakaba bafite aho banyura, ariko icy'ingenzi ari kimwe,
mu by'ukuri iyo urebye ubwo buzima bwose, imiyoborere myiza y'igihugu cyacu, tugashingira aho umunyarwanda yavuye n'aho ageze ariko atera imbere, aho umunyarwanda agira ijambo akisanzura mu gihugu cye, ariko noneho twanareba tukanareba mu buyobozi tugasanga ntabwo abayobozi baturuka mu ishyaka rimwe, nabyo turavuga ngo tubikesha imiyoborere myiza, ariko ku isonga nyakubahwa Paul Kagame. Ubwo buzima rero bwose bw'igihugu, aho yavanye umunyarwanda atarobanuye, kuko nubwo aturuka mu mutwe wa politiki wa FPL, ariko ntabwo ari we wenyine yateje imbere buri munyarwanda wese aho yisanga mu mutwe wa politiki ndetse n'abatari mu mitwe ya politiki. Ibyo byose twabihereye rero turavuga ngo kuri iyi nshuro 2024 tumutanzeho nk'umukandida, ariko na 2017 murabizi ko twari twamutanzeho nk'umukandida. Ubwo rero turamushyigikiye, tuzamwamamaza nk'umukandida wacu, ariko natwe twamamaza Ishyaka PL kugira ngo tuzabone imyanya mu badepite. Yego. Mu 2010 ntabwo mwigeze mutanga Perezida Kagame nk'umukandida, mwatanze umurwanashyaka wanyu Higiro, Prosper Higiro. Yego. Ndetse aranahatana, ariko ntabwo byagenze neza, yabonye amajwi turayazi. Ntabwo wenda ngiye kuyavuga, ariko yari yahatanye mu matora. Yego. Icyo gihe kuba mwari mwatanze umukandida wanyu, nyuma yaho mugasa nkaho mwisubiye mugatanga umukandida w'ishyaka FPR Inkotanyi, aho mwasanze ko abakandida banyu bafite intege nke batahatana, byatewe n'iki kugira ngo mwongere mugaruke ku cyemezo cyo kuba mwatanga umukandida Paul Kagame? Kuko icyo gihe nabwo hari ibikorwa byiza yarakoze nk'uko ubitubwiye, hari ibyo yagaragazaga nk'ibikorwa by'indashyikirwa nk'uko bitubwiye byose, guhagarika jenoside, guteza imbere uburezi, guteza imbere urwego rw'ubuzima. Icyo gihe nabwo byaragaragaraga ko yabikoze, ariko mwahisemo gutanga 2010 gutanga umukandida wanyu wihariye. Kuki nyuma yaho mwahise 2017 ndetse na 2024 kuki mwahise musubira muri uwo mujyo wo kwamamaza Paul Kagame? Reka mbanze nkosore ko ntabwo ari ukuvuga ngo yenda nibyo koko 2010 twatanze umukandida Ambasada Higiro Prosper, kandi Ishyaka PL rimubonamo nk'umuntu waduhagararira ku mwanya wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Yariyamamaje nibyo, ntago yatsinze amatora, ariko kuba yenda twarashyigikiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika 2017 Paul Kagame, ntabwo ari uko twabonye ko yenda dufite intege nke cyane. Nakubwiye impamvu twashingiyeho, tunavuga ngo n'ubundi ni icyemezo gifatwa n'abayoboke bacu, abayoboke ba PL, ariko na 2010 dutanga Higiro Prosper nk'umukandida twari dufite impamvu twashingiragaho, nubwo atatsinze ayo matora, ariko nakubwiye n'impamvu twashingiyeho dushyigikira umukandida Paul Kagame 2017, n'ubu tukaba twarongeye kumushyigikira 2024. Ariko mvuga ngo burya iyo umuntu ajya kwiyamamaza, uragenda nyine ugahatana, hanyuma ukagira ibyo ugaragaza. Nubwo Higiro Prosper atatsinze ayo matora, ariko ibyo yavugaga, ibyo azageza ku banyarwanda, nabyo mwumvise ko ni ibintu byari bifite aho bishingiye. Nkavuga ngo rero ntabwo ari uko twacitse intege, mu by'ukuri yenda ntibiba ari nako bifatwa, ntabwo ari ugucika intege. Babonye umukandida abarusha imbaraga mu guhitamo kudatanga umukandida. Ibyo twashingiyeho nibyo navuze, ariko tunavuga ngo yenda no mu gihe kizaza PL yenda ishobora kuzatanga umukandida n'ubundi mu bihe biri imbere. Ariko buriya tujya gushyigikira cyangwa tugatanga umukandida, abagize kongere baba bafashe icyemezo, ndetse no muri Conseil National twakoze kuri 24 z'ukwa gatatu,
twabahaye proposition zitandukanye kuko ku ngingo y'umunsi hariho kwemeza umukandida ku mwanya wa nyakubahwa perezida wa repubulika. Rero habayeho kubabaza ese ni uwuhe mukandida twatanga nk'ishyaka, murabona twatanga umukandida, murabona byagenda gute. Nibo rero ubwabo bivugiye ko mu by'ukuri bahisemo Paul Kagame. Yego. Hanyuma rero tukiri aho ngaho, Madame Honorable Senateri, turifuza kumenya icyo mutekereza ku kuba Perezida Paul Kagame ubwe amaze gutangaza inshuro zirenga imwe yuko yifuza ko hagira umuntu uzamusimbura cyangwa se akeneye umuntu uzamusimbura ku ikubitiro bitangaje mu muryango cyangwa se mu ishyaka akomokamo FPR Inkotanyi. Nejo bundi muri iki cyumweru ubwo yajyana ikiganiro abanyamakuru bagenzi banje, nabwo yarabivuze ati agomba akeneye umuntu ugomba kumusimbura. Ni ukuvuga ngo uwo muntu agomba kuboneka byanga byakunda. Mwebwe mubitekereza iki? Mwishyaka mubereye umunyamabanga mukuru muri tayari, muramufite wo mubona muzatanga nawe akaza guhatana cyangwa muracyamushakisha? Nibyo koko nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame yavuze ko hari igihe twanatekereza nk'abanyarwanda kuwazamusimbura. Yego urabivuze, yongera abisubiramo ubwo yagiranaga ikiganiro n'abanyamakuru, ariko no muri kongere iheruka ya FPR yarabivuze. Bivuze rero ngo natwe nk'ishyaka PL kandi rinafite ubukombe, kuko kuri 14 z'ukwa karindwi uyu mwaka tuzuzuza imyaka 33. Natwe turi tayari mudutegereze, turi tayari rwose kuba twatanga umukandida, kandi turashoboye, dufite abantu bashoboye, rwose ntimugire impungenge. Yego. Reka twibutse abadukurikiye ko turi kumwe na Madame Honorable Senateri Umuhire Adrie, akaba ari umunyamabanga mukuru w'ishyaka PL. By'umwihariko tukaba turuganira ku matora rusange ategerejwe kuba mu kwezi kwa karindwi muri uyu mwaka. Ikiganiro ni Special Report, naho radio 104.1 Power FM. Kuri mikoro muri kumva Placide Inshuti. Tugaruka mu kanya, nimujye kure. 104.1 Power FM. Special Reports. A deeper look at stories making headlines. The Late Night Show. Ikintu umuntu yakubwiye agusererezaho cyangwa se akakubwira ikintu mbese kikagukomeretsa muri rusange. Umutipe aratubwira ati hariya ngo yamubwiye ngo ngiyunzu nubiziza ngo bizagenda ute? Ngazasoma imbwa. Azasoma umva nyizere ko ari kuyisoma. Hano unyibukije mu rugo kera nyine mbere. None turi abana benshi, turi 6. Noneho twagiraga nyine kano kantu ko kuvuga ngo umuntu wenda iki kintu n'umuntu aragikora. Twe nabo tuvuga ngo nsome. Ngo mbedendo mpinduka umunzani twebwe. Twavuga ngo imbwa imbere tagisi. Imbwa imbere tagisi ni ari teremo yacu, nawe tuvuga ngo imbwa impeke. Reka imbere tagisi. Yo, ibaze none imbwa yaguti. Honey, I think you need a doctor. Doctor's orders. Every day from 8 p.m. to midnight. The Late Night Show on 104.1 Power FM. 104.1 Power FM. Special Reports. A deeper look at stories making headlines. Twongere tuguha ikaze wahisemo kumva 104.1 Power FM mu kiganiro Special Report. By'umwihariko tugiye mu kiruhuko gito, turi kuganira na Madame Honorable Senateri Umuhire Adrie waturutse mu ishyaka PL, akaba aribereye umunyamabanga mukuru. Turuganira rero ku bigendanye n'amatora rusange ategerejwe mu kwezi kwa karindwi muri uyu mwaka. Atubwiye uko biteguye, anatubwira impamvu bahisemo gutanga Perezida Paul Kagame nk'umukandida uzabahagararira muri aya matora, ndetse kandi atubwiye ko biteguye kumwamamaza. Ariko ku rundi ruhande turifuza kumenya niba abo urutonde rw'abashinga amategeko mwifuza kuzatanga muri aya matora, cyangwa se abo nakwita nk'abazahatana ku mwanya w'abadepite. Urutonde mwararwemeje nakuka, ese mwiteguye gute muri aya matora by'umwihariko y'abashinga amategeko y'abadepite ya Perezida wa Repubulika wenda tuyavuyeho tujye ku y'abadepite, ho bimeze bite? Urakoze.
warumbajije tese urutonde rw'abakandida bo mu ishyaka mwaruteguye mwararuteguye bimeze gute? Yego. Reka nkubwire ngo ubwo twakoraga Conseil National nyine kuri 24 z'ukwa gatatu no ku ngingo y'uwo munsi hariho kwemeza amabwiriza agenga uburyo abayoboke bacu b'ishyaka PL bazatanga kandidatire. Kuko buriya kugira ngo utange kandidatire ni ubushake. Ayo mabwiriza rero barayemeje nk'abagize Conseil National. Hanyuma mu kuyemeza rero tunabereka ibisabwa kugira ngo abashe gutanga kandidatire. Sinzi yenda niba wifuza ko mbigimuzi. Oya ntago wenda twabivamo ariko watunyurimo muri make by'ingenzi. Ayo mabwiriza icyambere cyo bisaba ko ugomba kuba uri umunyarwanda birumvikana, ariko uri no mu ishyaka PL kuko urumva uzaba uri umukandida w'ishyaka PL. Wenda gufashije mwarabemeje abakandida umubare ni bangahe mwamaje? Nibyo naringiye kugusobanurira ko ntago turabemeza kuko icyo twemeje ni amabwiriza ababwira uburyo bagomba gutanga kandidatire. Twebwe turifuza ko mu gihe twagennye guhera ku itariki ya 14 kugeza ku itariki ya 30 z'uku kwezi kwa 4 bazatanga kandidatire zujuje ibisabwa. Twashyizeho amabwiriza nyine n'ibyo basaba, ariko birumvikana hari ibishingiye no ku mategeko tugenderaho nk'ishyaka PL, haba stati yacu haba n'amategeko ngengamikorere y'ishyaka. Ubwo hari ibisabwa muri byo, ariko noneho tugendeye no ku itegeko ry'amatora. Kubujuje ibisabwa rero ubu bari kuzuza fayilo zabo, bazatanga izo kandidatire mu ishyaka muri secretariat general y'ishyaka guhera ku itariki 14 kugeza ku itariki ya 30. Ku muntu wese wumva yujuje ibyo bisabwa twashyizeho azatanga kandidatire, azuzuza fayilo ye abizane mu bunyamabanga bukuru bw'ishyaka. Hanyuma nibamara kuzitanga bizarangirana no ku itariki 30 z'ukwezi kwa 4. Tuzahita dushyiraho navuga nka komite idasanzwe y'ishyaka. Baba ari abantu b'inararibonye ariko mu ishyaka, ariko baba ari n'inyangamugayo, bashobora noneho gusuzuma izo kandidatire. Izo kandidatire bazisuzume bahereye nyine ku byo twashyize muri aya mabwiriza bagomba kuba bujuje, barebe ko babyujuje. Hanyuma bagira abo bemeza ko nibura bajya kuri urwo rutonde, ariko birumvikana ujya ku rutonde ku mwanya wa mbere ni uwujuje ibisabwa kurusha abandi. Hanyuma niturangiza rero murabizi ko n'ubundi komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora hari igihe bateganije ko izo kandidatire zizatangwa. Kubera rero baba ari abakandida b'ishyaka, urutonde twebwe twavuze ko rutajya munsi y'abakandida 53, ariko kandi batarenga 80. Hanyuma rero urwo rutonde nirumara kuboneka mu gihe cyagenwe na komisiyo y'igihugu y'amatora, tuzarujyana nk'ishyaka kuko n'abakandida b'ishyaka n'abayoboke bacu. Ntabwo rero ibyo warumbajije ati se mwararwemeje, ntabwo turarwemeza. Iyo procedure niko iteye. Ubu bari kwegeranya ibisabwa ababyifuza. Twatanze communique ku bayoboke bacu kugeza ku nzego, ku rwego rw'umudugudu, kuva ku rwego rw'igihugu. Dufite inzego zubatse, abo bose rero twabahaye ayo mabwiriza asinye, buri wese arayafite, ari kureba niba yujuje ibyo bisabwa nyine kugira ngo abe ya constitute dosiye ye azayizane kuri ayo matariki ubunyamabanga bwakira izo dosiye. Hanyuma noneho rero tugira komite executive izemeza ako gakomite kazaba kagizwe n'abantu 5
kazasuzuma izo dosiye. Yego. Harya ubundi mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite mufiteyo imyanya ingahe y'abadepite ba PL? Ni bangahe bicaye? Kuri iyi manda 2018 2023 dufitemo abadepite 4 rutonde. Yego. Ishyaka PL. Yego. Hanyuma Ishyaka PL ni rimwe mu mashyaka manini kandi amaze igihe mu Rwanda nk'uko wabivuze mu gutegura kwizihiza isabukuru y'imyaka 33 niba nibuka neza. Urumva ni ishyaka wavuga twagiyeho, ni ishyaka ryashinzwe ku itariki 14 z'ukwezi kwa karindwi 1991. Yego. Urumva ni ishyaka rikuze ugereranyije n'andi mashyaka ari mu Rwanda, bavuga ko ari ubukombe. Ariko abantu bakeneye kumenya ubundi niki mwavuga mu ruhare mwagize mu iterambere ry'iki gihugu kugeza uyu munsi, kuko ni byinshi muvuga ariko kumva rimwe na rimwe bisa nkaho bisa nk'ibya FPR. Ntibiki byanyu mushaka kuvuga muti ibi ngibi ntibyacu twateje imbere igihugu muri politike y'igihugu twe duhagaze hano kandi twabyagenze neza, niki mwavuga? Ntabwo ishyaka rikora ryonyine, nibyo navuze buriya tujye duhera no ku mateka, kuko FPR Inkotanyi imaze gutsinda urugamba rwo kubohora igihugu cyacu, ikaba na ruling party kuko yatsinze amatora, ntago yayoboye yonyine. Buriya ugiye no mu mateka y'amashyaka nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, barebye ya mashyaka atarijanditse muri jenoside na PL irimo, abo bantu bari basigaye baregeranya, bakora inama zitandukanye, bareba uburyo igihugu gikwiye kuyoborwa, uburyo bashyiraho mu by'ukuri. Niyo habaye ibiganiro byo mu rugwiro byamaze igihe kigera ku mwaka, ariko n'abayoboke ba PL bari barimo n'abandi mashyaka. Bivuze ngo rero ntabwo twavuga ngo se ngo PL twe twageze kuki twenyine, urumva ni ibikorwa byakozwe ariko dufatanyije n'abandi. Yego. Byakozwe dufatanije n'abandi. Waruvuze ngo kubona ngo birajya gusa ngo n'ibya FPR. Buriya iyo urebye ibiba byaragezweho, imitwe ya politiki yose iba yarabigizemo uruhare. Navuga ngo rero mu buzima bw'igihugu cyacu, kubaka iterambere ry'igihugu, kubaka imibereho y'abaturage, PL yabigizemo uruhare kimwe n'andi mashyaka, kuko uhereye no ku ntangiriro jenoside yakorewe abatutsi igihagarikwa, ntabwo FPR yakoze yonyine. Yarebye andi mashyaka atari yarakoze jenoside, barafatanya no muri izo nama zo mu rugwiro, barafatanya ariko no mu buyobozi bw'iki gihugu barafatanya. Ntabwo rero twavuga ngo PL yakoze kuko ntabwo yakoze nk'akarwa. Ntabwo PL turi mu karwa, twafatanije n'abandi. Yego, birumvikana. Niyo mpamvu yenda wavuga ngo kubona bisa n'ibya FPR, buriya n'undi mutwe wa politike wahamagara hano baba barabigizemo uruhare, kuko twese dukora dufatanije. Ni ya politike ya consensus. Yes. Okay. Hanyuma rero turi kugana ku musozi, iminota ni mike. Ibibazo dufite hano nabyo biracyari byinshi, ariko kandi n'abadukurikiye twari kuba umurongo wa telefone, ariko bitewe n'uko iminota itagukunda reka tugerageze kubyaza igihe umusaruro. Ndifuza kumenya uko mutekereza ku bwisanzure bw'itangazamakuru hano mu Rwanda uyu munsi tuvugana. Mu bitekereza iki? Urambaza nk'umusenateri cyangwa nk'umunyapolitiki? Wasubiza nk'umusenateri, wasubiza nk'umunyamabanga mukuru wa PL. Ni mubibona muti? Urakoze cyane. Ngira ngo yenda ni ikibazo umbajije uzi, kuko nawe ukora mu itangazamakuru, uri umunyamakuru. Reka dushimire ubuyobozi bw'igihugu cyacu nk'uko nabivugaga, kuko rwahaye buri wese kwisanga mu gihugu akisanzura. Ariko noneho reka tugaruke ku itangazamakuru. Ikintu ugenda nkunda kuvuga, ndavuga ngo itangazamakuru rishobora kuba ryiza ariko rishobora no kuba ribi. Iyo duhereye yenda nko kuri jenoside yakorewe abatutsi, urabizi yuko itangazamakuru kugira ngo jenoside ibe, yego jenoside yateguwe n'ubuyobozi, ariko buriya no kugira ngo ikwire hose itangazamakuru ryabigizemo uruhare.
ubu rero turashima cyane ko itangazamakuru rwose rifite image nziza, kuko dufite iyo miyoborere y'igihugu cyacu yahaye buri wese. Ariko noneho icyo warumbaje ati ku bwisanzure bw'itangazamakuru, erega buriya no kuba dufite itegeko nshinga iyo ugiye mu ngingo ya 34 iryo tegeko nshinga rinagaragaza ubwo bwisanzure bw'itangazamakuru aho buva n'aho bugarukira. ngira ngo namwe ni ikintu mwishimira nk'itangazamakuru, kuko iyo urebye muri iyo ngingo navugaga, itangazamakuru mufite ubwisanzure bwo kugaragaza ibitekerezo ariko n'ubwo guhabwa amakuru. wahoze ushimira Ishyaka PL ko twaje kugira ngo dutange amakuru. Yego rwose ntago umuntu yabona rwose n'ubwisanzure mufite, kuko mufite uburenganzira bwo kugira ngo muhabwe amakuru kandi n'inzego zitandukanye. ubwo bwisanzure rero bw'itangazamakuru, ubwo kugaragaza ibitekerezo n'ubwo guhabwa amakuru buremewe kandi bunubahirizwa na leta. kuba byarashyizwe mu itegeko nshinga nuko muhabwa ubwo buremere, kandi tukemera ko muri umuyoboro wo kugira ngo ibyo twagezeho bigaragare, bimenyekane, kuko itangazamakuru ridahari ntago byamenyekana. Itangazamakuru ridahari, n'iki kiganiro ngira ngo reka tugushimire ko wadutumiye nk'Ishyaka PL kugira ngo nibyo turi gutegura, nibyo turi gutekereza nabyo abanyarwanda badukurikiye babimenye. ariko noneho ubwo bwisanzure bwo kugaragaza ibitekerezo n'ubwo guhabwa amakuru, icyo nshima nuko itegeko ryashyizeho imirongo ntarengwa, kuko ntago bugomba kubangamira ituze rusange rya rubanda, ndetse n'imyifatire mbonezabupfura. Rikaba rigomba kubahiriza kurengera urubyiruko n'abana n'uburenganzira bw'ubwenegihugu bwo kugira icyubahiro n'agaciro, bwo kutagira wivanga mu mibereho ye bwite n'iy'umuryango we. ngira ngo namwe muba mufite aho mugarukira, ubwo bwisanzure buba bafite aho bugarukira. ariko ikindi nshima, niyo urebye ririya tegeko rigenga abanyamakuru uko ryubatse, nahoze ndisoma kare, rwose ritanga imirongo ntarengwa y'uko umunyamakuru akwiye kwitwara, haba ari ugutara inkuru, haba ari ukuyitangaza. ubwo bwisanzure rero reka dushime ko bwanabaye defini par itegeko, haba itegeko nshinga, haba itegeko ribagenga nk'itangazamakuru. ariko ngira ngo mufite yenda n'aho muhurira, haba abanyamakuru bakorera ibinyamakuru bya leta n'ibyigenga, mufite RMC, sinzi niba muri abamambure. hariya tuba duhari muri RMC, dufite mugira n'uburyo bababwira n'icyitwa Maison de la Presse. ariko wenda ni byiza iyo myitwarire muba mugomba kugira, igomba kubaranga. ariko ubwo bwisanzure bwo gutanga ibitekerezo no guhabwa amakuru ngenda bushima. ni nayo mpamvu mwaduhamagaye tukabitaba, kuko ayo mategeko yose turayazi ko ariho. Yego, kandi natwe turabashimira kuba mwitabiriye. hanyuma tugarutse kuri ayo mategeko, nibyo amategeko ni meza, iyo yasoma ubona asomeka, ariko wareba kuyashyira mu bikorwa niho usanga ari ikibazo. nk'iryo tegeko rijyanye no kubona amakuru, ariryo ryitwa Access to Information Law, ni itegeko rwose ryiza. u Rwanda turanashima ko nk'abashinga amategeko mwagize mutya mukaryemeza, ko u Rwanda ni bimwe mu bihugu bike muri Afurika bifite iri tegeko. urumva ni intambwe yaritewe nziza rwose, ariko kurishyira mu bikorwa ni ikibazo gikomeye. ndagira ngo nkwitumire mudukora ubusesenguzi, mudukora ubuvugizi nkamwe mugera mu nzego zo hejuru, cyane cyane nkamwe nk'abasenateri turabizi ko mukora n'ubugenzuzi, murebe ikibazo cy'uko abanyamakuru badahabwa amakuru nk'uko bikwiye kandi bakoze ibisabwa byose. harimo ikibazo cya bamwe ku giti cyabo, ntabwo mvuga ngo ni inzego twabyitirira, abayobozi cyane cyane bari mu nzego
inzego za leta ntabwo baduha amakuru nk'uko itegeko ribiteganya, kandi itegeko rifite inenge y'uko ridateganya ibihano. Ni ukuvuga ngo umuntu akwimye amakuru ntaho wamuriga, kandi amakuru ni ku nyungu rusange z'umuturage, ntabwo ari amakuru yanjye nka Placide nk'umunyamakuru ngenda ngo nkoreshe mu nyungu zanjye, ndaza nkatangariza abanyarwanda. nk'uko turi kuganira hari abadukurikiye bari mu bice bitandukanye by'igihugu, hari icyo bunguka, kandi amakuru ni ingenzi. Amakuru bavuga ko information is power, udafite amakuru ntabwo ushobora gufata ibyemezo bigayitse. Hanyuma rero icyo reka tukiveho, ngira ngo ubuvugizi muzabukora, nemere ko ubwo ni ukuzatubwira yenda nk'uko wabivuze nyine udutungiye agatoki, kandi duhagarariye abaturage bose n'abanyamakuru barimo cyane. nimba harimo ikibazo ubwo tuzagisuzuma, hari ibiteganywa n'itegeko bikaba bitubahirizwa, ubwo tuzabireba tubicukumbure turebe. Yego muzabicukumbure. Bari kuvugurura itegeko cyangwa se media policy rivuga iby'itangazamakuru niriza iyo politiki y'itangazamakuru, muzagira icyo kintu cyitwa access to information. Rwose ntabwo bimeze neza, iryo tegeko bazarishyiremo imbaraga. Hanyuma reka tuyikomereze iminota iri kudusiga. Muratekereza iki cyangwa se muvuga iki ku bibazo by'izamuka ry'ibiciro ku masoko? Ifaranga ry'u Rwanda rikomeje gutakaza agaciro, ubwo ni kuvuga mu bukungu muri rusange. Mu minsi yashize twagize gutya twumva ngo guverinoma yakuyeho icyo bita nkunganire mu bwikorezi, bigoye abaturage batega imodoka rusange cyangwa se bakoresha ubwikorezi, icyo twita transport public. Bakomeje kwinuba bavuga ko ibiciro biri hejuru. Icyo ni kimwe, ni ibiciro bimwe, ariko urebye ku masoko ibiribwa biri kugenda nyine bizamuka, nubwo hari ibimanuka. Beneri ivuga ko hari icyizere cy'uko mu mpera z'uyu mwaka bizagenda neza, ariko kuri aka kanya hashize igihe kuva covid yaza, ni ikibazo gihangayikishije umuturage w'umunyarwanda cyangwa se umuturarwanda muri rusange. Ibi byo muvuga iki bwana Honorable? ngira ngo iki kibazo mumbajije kitanoroshye yenda ku rwego ndimo rwa parliament, ariko ndabibona nk'umuturage. Nibyo koko ibiciro ku masoko birahenze, ariko natwe buriya niyo duhuye na guverinoma tuganira nabo ingamba zihari zo kugira ngo abanyarwanda boroherwe kubasha kubona ni bezuwe y'ibanze. Twagiye rero dusura abaturage ahantu henshi hatandukanye, ndetse mu kanya twari turi no muri raporo y'amakoperative, ko twasuye amakoperative y'ubuhinzi n'ubworozi, dusanga iyo ngamba yatanze umusaruro, kuko abanyarwanda twasanze bejeje, ndetse ugasanga abaturage barashima ko nibura batari kwicwa n'inzara. Icyo twavuga rero nibyo koko ibiciro ku masoko byarahenze kubera impamvu zitandukanye, ariko n'ingamba guverinoma ifite kugira ngo bikemuke. Twebwe nk'abahagarariye abaturage, nk'abagize inteko ishinga amategeko, twabigejejweho, turabishima. Hari ibyo tubona byatangiye gutanga umusaruro. Reka tubwire abanyarwanda ngo reka twihangane, izo ngamba bazirimo. Icyo cyankunganire kuri transport, nyakubahwa Premier Ministre agisobanuriye imitwe yombi ko mu by'ukuri iyo urebye usanga hari aho bigeze ko nabo ubwabo bacutswa, kuko ni inkunganire ariko bitazahoraho, ariko kandi inkunganire ikaba yarasigaye haba mu ifumbire n'ahandi, ariko ya transport nyine yavuyeho. Yego, tugeze ku musozo. Reka tugushimire kuba witabiriye ubutumire bwacu, wakoze cyane, kandi dushimire nabo mu ishyaka ryanyu. Yego, nanjye ndabashimiye ko mwadutumiye, kandi mbizeza ko n'igihe kindi muzadutumira tuzaza. Yego. Ni Madame Honorable Senateur Adrie UMUHIRE, akaba ari n'umunyamabanga mukuru w'Ishyaka PL. Akaba rero yitabiriye ubutumire bwacu, ni mu kiganiro Special Report Radio Ishyaka kimwe Power FM. Hanyuma rero gahunda yacu reka tubabwire ko ziza gukomeza, gahunda zirakomeza nk'ibisanzwe no muhindura urushinge. Hanyuma ngiye Placide Nyinshuti umvaga kuri mikro, ndabashimiye cyane, kandi mbifuriza gukomeza kugira umugoroba mwiza, naho ubutaha. 104.1 Power FM. Special Reports. A deeper look at stories making headlines.